ba Kristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Inyigisho yo ku munsi w'abatagatifu bose tariki ya 3 Ugushyingo 2024 muragezwaho na Padiri Theoneste Nzayisenga, umusaserdoti wa Diocese ya Nyundo. Dore amasomo matagatifu tugiye kuzirikana kuri uyu munsi w'abatagatifu bose. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani Intumwa, umutwe wa 7, umurongo wa 2 kugeza ku wa 4 n'uwa 9 kugeza ku wa 14. Zaburi herekeza isomo ni Zaburi ya 23. Isomo rya kabiri ni ibaruwa ya mbere ya Yohana, umutwe wa 3, umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Naho ivanjiri ni ivanjiri ya Yesu Kristo ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 5, umurongo wa 1 kugeza ku wa 12. Bavandimwe, gatigisimu ya Kiliziya Gatolika itwigisha ko amaherezo y'umuntu yigaragaza mu buryo bukurikira: ari urupfu, urubanza, purigatori cyangwa isukuriro, umuriro, ijuru. Urupfu rumera nk'umuryango udukingurira iyo nzira, hanyuma urubanza rukaba rwatuma umuntu atinda mu isukuriro, cyangwa se rugatuma yajya mu muriro biramutse bitagenze neza ngo agirirwe impuhwe n'isengesho ry'abakiriho cyangwa imbabazi z'Imana ubwayo itanga ku buntu no kubugira neza bwayo, cyane cyane ku bantu bavuye muri ubuzima batanangiye umutima. Hanyuma abanangiye umutima bakajya mu muriro, ariko abandi ari abasukurwa, ari nabo urubanza rutagize icyo rutwara, nanjye kuvuga ngo barutsinze, batsinze urugamba, batsinze urubanza, babaye intwari, bakomeye mu kwemera, bagaragaje ukwizera, bagaragaje urukundo mu mibereho yabo, abo ngabo bagakingurirwa amarembo y'ingoma y'ijuru. Biri n'amahire twijije uyu munsi wa batagatifu bose, twarangije guhimbaza umunsi dusabira abavandimwe bacu bapfuye. Tubasabira kubera ko dufite icyo cyizere ko bashobora gusukurwa ku bubasha bw'Imana no kubw'isengesho ryacu, hanyuma bamara gusukurwa bakazakingurirwa amarembo y'ingoma y'ijuru. Umunsi rero mukuru w'abatagatifu bose ushushanya nyirizina ayo maherezo meza twese dutegereje kandi twizeye. Ni umwanya w'ibyishimo rero ku bantu babatijwe kandi bazi icyo ubutagatifu buvuga. Ibyishimo ni byinshi, ababaye cyane hirya no hino, ariko bazi ubuzima bw'abatagatifu benshi nabo nta cyabubuza kwishima, kubera yuko n'umubabaro Yesu Kristo yatweretse kandi yatsinze, nabwo n'ubundi buryo bwo kwitagatifuza kugira ngo no kwitagatifuza no gusukurwa kugira ngo dukingurirwe amarembo y'ijuru. Ibyishimo rero by'uyu munsi cyane cyane bishingiye ku ki? Icya mbere bishingiye ku rukundo ruhebuje umuntu akunda Imana na mugenzi we. Mu isomo rya kabiri ry'uyu munsi, Yohani Intumwa aradushishikariza kwitegereza urukundo ruhebuje Imana ya Data yadukunze. Uru rukundo ni rwo rushobora bwa mbere na mbere kudukingurira amarembo y'ijuru. Mu kwishimira abarangije urugendo bakinjira mu ijuru, twe tukiri ku isi turataguza gahoro gahoro duhumurizwa n'urukundo Imana yadukunze. Ni kenshi twiyumvamo ukudatandukana, ni kenshi twiyumvamo ukudatungana, ni kenshi twiyumvamo ibintu byinshi byatubuza kugira aya mahirwe yo kwinjira mu ngoma y'ijuru, yo kwinjira mu byishimo by'abatagatifu. Kenshi turashuka tukagwa, twibonamo intege nke buri gihe, ariko iyo dutekereje ko Imana Data ihora idushakashakana umutima wa kibyeyi, ntidushobora kwiheba. Uwihebye ahora yibwira ko atazigera abona Imana mu bwami bwayo, ko atazigera yubura umutwe. Ubuzima bw'abatagatifu butwigisha kutiheba na rimwe. Babaye abantu nkatwe, ariko kubw'urukundo bakunda Imana n'urukundo Imana Data idukunda, urukundo ruhebuje, rwatumye bagira amahirwe yo gukingurirwa ijuru. Aho kwiheba, tugomba guhora twiyibutsa ko igihe twagenewe kubaho muri uyu mubiri kigenda kirangira. Uko iminsi yicuma rero niko tugenda twegera ijuru.
iyo tubishaka kandi tukabyitegura. Twiyumvisha ko tutazatura nk'umusozi, ariko kandi ko hari ahandi twifuza kuzatura tugasenderezwa ikuzo hamwe n'aba batagatifu. Bityo kimwe mu bidufasha ni ugutabaza impuhwe z'Imana zikagenda zidusukura kugira ngo igihe Kristo azigaragariza tuzabe dusa nawe mu by'ukuri, kuko natwe twifuza kuzamera nk'uko yatahanye ikuzo mu ijuru. Uko tuzamera ntibiramenyekana nk'uko Yohana yabivuga, ariko igihe tuvuye muri uyu mubiri w'intege nkeya tuzinjira mu ikuzo ry'Imana, mu rukundo rwayo ruhebuje. Urukundo n'impuhwe rero Imana itugirira ni isoko y'urukundo natwe twitoza kugirira bagenzi bacu mu gihe tukiri hano ku isi. Cyakora burya urukundo ni ibanga rihanitse kandi ribumbye byinshi ubwenge bwacu bwa muntu budashobora gushyikira. Rwa rukundo rutuma abantu babiri bagera aho biyemeza kubana bakaba umubiri umwe, rufitanye isano n'urwo Kristo akunda Kiliziya cyangwa akunda buri wese, kuko urwo rukundo yarugaragaje yitangira twese. N'ubundi rero urwo rukundo rutuma umuntu yitangira mugenzi we rwunze kurwo Yezu Kristo yagaragaje yitanga kubera twe, nirwo rwatumye Yezu Kristo ku musaraba adacika intege, ahubwo akumva uwo mukiro yari ashaka kugeza ku bantu awuharanira kugira ngo koko icyamuzanye ku isi cyuzuzwe. Icyamuzanye ku isi ni umukiro wacu twese. Rero igihe tukiri hano ku isi, uru rukundo nirwo Nyagasani adusaba kugira ngo uko Imana yadukunze bihebuje natwe tuyikunde bihebuje, kandi tuzabane nayo mu buryo buhebuje. Urukundo ruhebuje rukunda Imana kandi rugakunda umuvandimwe. Ibyo ni ibyishimo bya mbere bigaragaza umunsi w'abatagatifu bose. Baranzwe n'urukundo, bakunze Imana, bakunda abavandimwe kugeza ku ndunduro y'ubuzima bwabo. Kandi na Yezu yatubwiye ko nta wagira urukundo ruruta urguhara amagara ye kubera inshuti ze, kubera abavandimwe. Urukundo ruhebuje rero ni intangiriro y'ibyishimo by'abatagatifu. Nanone icya kabiri kiranga ibyishimo by'abatagatifu ni ukwemera. Cyane cyane nk'ibi Yohani atubwira mu gitabo cy'Ibyahishuwe, imbaga itabarika mu makanzu yererana. Ni ukwemera kubihamya, ni ukwemera kubigaragaza, kandi uko kwemera guteye gutyo niko gutanga ibyishimo. Impamvu y'ibyishimo ni ukumenya ko mu ijuru haganje imbaga nyamwinshi umuntu atabasha kubarura. Yohani intumwa yagize iyerekwa abona ko uko mu ijuru byifashe. Abantu batabarika yeretswe bahagaze imbere y'intebe ya ntama. Yahishuriwe ko ari abatagatifu mu mpande zose z'isi. Abo ni abamenye Imana Data ushobora byose, barabatizwa, bakunda Yezu Kristo, kandi baharanira gusoza urugendo rwo ku isi binjira iburyo bw'Imana Data mu rugari rw'abamarayika n'abatagatifu. Benshi muri abo bamesha amakanzu yabo bayerereza mu maraso ya ntama. Ibyo bivuze ko batotejwe ku buryo bunyuranye. Bamwe bahowe Imana, abandi babayeho mu mibabaro ikaze, ari nako bakomeza umutsi banga kwitandukanya n'Imana kugeza bashizemo umwuka. Hari n'ababayeho banzwe n'abantu, banzwe n'abavandimwe babo, banzwe n'abayobozi babo n'abategetsi babo, banzwe n'abakagombye kubagirira neza no kubageza ku mukiro, ariko barihangana barangamira Yezu Kristo na Bikira Mariya. Kuri twebwe rero ni ibyishimo bikomeye kumva bene abo bantu barabayeho, kandi tukabihamirizwa no kwemera kwacu. Ni ibyishimo bikomeye kumenya ko hari roho nyinshi ziri mu ijuru zidusabira kuri Data ushobora byose. Icyo dusabwa ni ukubyemera. Nabyo ni ibyishimo bikomeye, kubera ko no mu ndiba y'ukwemera kwacu havubukamo ibyishimo by'umunsi mukuru w'abatagatifu bose. Hanyuma icya gatatu umuntu yavuga gitera ibyishimo by'uyu munsi ni ukwizera. Kwizera ko tuzatura aha hantu abageze mu rwererane rw'ijuru batuye. Nk'uko nabivuze haruguru, bari abantu nkatwe. Bavandimwe, nitwishime kuko twizeye natwe kuzagerayo.
turashakashakana imbaraga iyi ngoma y'ijuru, ubu bwami bw'ijuru, ubu butagatifu, ariko bishingiye ku rukundo nyarukundo, ku rukundo rukunda Imana kuruta byose, kandi ni igipimo tugomba kureberaho koko natwe twizeye kuzabana n'abatagatifu. Hari byinshi dusabwa mbere na mbere gukena ku mutima. Gukena ku mutima ntabwo ari ukutagira icyo utunga, ahubwo ni uguhora ufite umutima ukeneye Imana, usonzeye ijuru. Ni uguhora ufite umutima urarikiye icyiza, usonzeye ibitagatifu, usonzeye ubutagatifu, ukumva urabikeneye. Iyo mfite icyo nkeneye mpora ngishakashaka ubudahwema. Hanyuma ikindi dusabwa ni ukwiyoroshya. Ingoma y'Imana, ingoma y'ijuru, ubutagatifu butangwa nanone n'ubwiyoroshye bw'umutima, guca bugufi. Ikindi kimenyetso kizatugaragariza ko turi mu nzira y'ubutagatifu ni ugusonzera no kunyotera ubutungane. Murabizi ukuntu tugira inzara y'iby'isi, ukuntu tugira inyota y'iby'isi. Iyaba uko tugira inyota y'iby'isi, uko tugira inzara y'iby'isi, ari nako twagiraga inyota y'iby'ijuru. Ivanjili iti hahirwa abasonzeye ubutungane kandi bakabugirira inyota kuko bazahazwa. Tuzahazwa n'uwo mukiro, n'iyo nyota dufitiye ubutungane, n'iyo nzara dufitiye ubutungane. Ntabwo tuzahazwa n'ibintu bya hano ku isi, kuko nta wigeze aduhamiriza ko yabihaze, ko yarengutse, ko byarangiye. Indi mpamvu ishobora gutuma dukomeza guhata inzira ibirenge igana ubutagatifu ni ukurangwa n'impuhwe, kwitoza ibikorwa by'impuhwe n'urukundo bifasha abababaye, imfubyi, abapfakazi, abakene, imfungwa, abari mu kaga hirya no hino, kubagoboka, kurangwa n'impuhwe. Ikindi gishobora gutuma tugira amahirwe yo kuzima iyi ngoma y'ijuru mu batagatifu b'Imana tugaturana nabo ni kurangwa n'isuku y'umutima. Hahirwa abakeye ku mutima kuko bazabona Imana. Iyo suku y'umutima tugomba kwitoza hano tukiri hano ku isi, tukisukura ku mubiri no ku mutima, ariko cyane cyane ku mutima, kuri roho zacu. Muri ibi gihe turimo tubona ukuntu isuku n'isukura igenda ikwirakwira hirya no hino dusanga. Abantu bakamenya gusukura imyambaro, gusukura ibikoresho, gukaraba kugira ngo batarwara indwara zandura n'ibindi. Ntibikwiye gusa gusukura umubiri no gusukura ibyambarwa n'ibikoresho, ahubwo bikwiye no kwihatira gusukura umutima, tuvanamo ibitindagasani bituma Imana idaturamo ngo natwe duturane nayo. Isuku y'umutima tuyiharanire. Indi mpamvu ikomeye igomba gutuma twizera ko tuzatura mu bwami bw'ijuru tukabana n'abatagatifu ni uguharanira amahoro. Mu ijuru iriya mbaga Yohani yabonye yari ikeye, yari ifite amahoro, yari yuzuye ibyishimo, yari mu mahoro y'Imana. Yezu Kristo yadusigiye amahoro, amahoro yuzuye atangwa no guhazwa n'ijambo rye n'umubiri we. Ijambo rye rivugurura kandi rikavuguruza imivurungano tubona mu isi yadutse kuva igihe Adamu na Eva baviriye muri paradizo. Imivurungano ivana muri paradizo. Byakomeye kera, tubona n'ukuntu Gahini yateye imivurungano hamwe na Abeli kugeza igihe amugandaguriye aramwica. Isi yakomeje kwigira nabi, abantu bakanga urukundo bakimika inabi. Umwana w'Imana aje kubamurikira ntibamwemeye bose, na n'ubu kandi abanangizi bariho, abanzi b'amahoro bariho, bahora bacura bufune na buhoro inzirakarengane. Bavandimwe, dukeneye kuba inkunzi z'amahoro niba dushaka kwima hamwe na Yezu Kristo ingoma y'ijuru. Nanone ikindi cyadufasha kwinjira mu ngoma y'ijuru kubana n'abatagatifu ni ukwihanganira ibitotezo. Yezu ati
hahirwa n'abatotezwa bazira ubutungane, kuko ingororano yabo izaba nyinshi mu ijuru. Bitandukanye na rya totezwa twebwe ubwacu twikorera cyangwa dukorera abandi ridafite icyo rishingiyeho. Rimwe na rimwe hakagira n'uwiriza ati barantoteza. Bagutotereza iki? Uzira iki? Bagutotereza ko ukora neza, kuvuga neza, kuri umuntu mwiza, kutanga amahoro, kutanga urukundo. Utoterezwa iki? Wowe se kuki utoteza abandi? Ubaziza iki? Ntabwo ingoma y'ijuru ari iy'abatotezanya, ntabwo ingoma y'ijuru ari iy'abagira nabi, ntabwo ingoma y'ijuru ari iy'abagome. Ingoma y'ijuru ni iy'abanza ubugome, ingoma y'ijuru ni iy'abatatoteza abandi, ingoma y'ijuru ni iy'abatabagirira nabi. Ariko nanone gutotezwa uzira ubutungane bwawe, uzira ubutungane bukujyana ku Mana, ntibikabure, ahubwo tubikomereho nk'uko Yezu Kristo yabiduhayemo urugero. Hahirwa abatotezwa bazira ubutungane, bazira ingoma y'Imana, kuko ingororano yabo izaba nyinshi mu ijuru. Reka rero twisabire ubutungane, twisabire ibyishimo by'abatagatifu. Abatagatifu n'abatagatifukazi b'Imana bari imbere y'uruhanga rwayo bayisingiza, bayirata ubutitsa. Natwe dusabirane kuzatura, twishimane n'abatagatifu bose. Muvyeyi Bikira Mariya akomeze aduhakirwe muri uru rugendo rutoroshye rwo guharanira ubutungane, kugira ngo tuzime ingoma hamwe n'abatagatifu bose. Bamusingiza umutima.